Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudahwema kutwereka yuko mudushyigikiye, mwebwe mugenda muduha ibitekerezo byanyu umunsi ku wundi, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Igice cy'umubiri wawe uheraho woga gifite icyo gisobanuye. Uyu munsi rero ngiye kukwereka niba hari igice ubanza koga mbere yo koga ahandi hantu hose. Ntabwo burya bipfa kwizana kuko biba bifite icyo bisobanura ku mico yawe. Niyo mpamvu ngiye kubikwereka. Niba koko uri umuntu ukunda kugira isuku umubiri wawe ukawuhagira kandi ukaba hari igice ukunda guheraho woga, bifite icyo bisobanuye mu myitwarire yawe. Abantu iyo bagiye koga bagira ibice bitandukanye baheraho boga. Uzasanga hariho abantu bahera mu maso iyo bagiye koga. Uzasanga hari n'abandi mbere yo koga abanza koga intoki, akazoza neza akazikaraba, yarangiza akabona koga ibindi bice bye by'umubiri. Uzasanga hari n'abandi bahera ku bice byabo by'amaguru. Buri wese rero afite ibice aheraho bitandukanye n'icyo undi muntu ashobora guheraho. Kabone n'ubwo mwamubana hari ubwo mudahuza ibice by'umubiri muheraho mwoga. Nusanga muri ibi bice ngiye kukubwira hari icyo uheraho, umenye yuko hari icyo bisobanura ku mico yawe. Ukwiye kumenya ko uko wiyuhagira umubiri wawe bitandukanye cyane n'uko nuhagira uwanjye cyangwa se undi uwo ari we wese. Nubwo abantu benshi batajya babitindaho, ariko burya igice uheraho gitandukanye cyane n'icyo uwo mubana aheraho cyangwa se n'icyo mugenzi wawe aheraho, kandi burya bifite ibisobanuro bigiye bitandukanye. Kaduhere ku bantu bakaraba bahereye ku maso. Niba ukaraba uhereye mu maso, dore icyo bisobanura. Ubusanzwe ukunda kwigenzura cyane, ariko cyane cyane ugatinda ku bice byawe nko mu maso, amatwi, amazuru ndetse n'uruhu. Bisobanuye ko wita cyane ku bantu bakuri iruhande, babandi bagutekereza cyane. Nko mu gihe ibyo bice byawe bitameze neza, niyo mpamvu iteka wumva wamenya uko mu maso hawe hameze. Ukaba wita cyane ku byo abantu bashobora kukuvugaho, bibe byiza cyangwa se bibi, uzasanga ubiha umwanya cyane. Ngibyo ibintu biranga abantu bakaraba bahereye mu maso. Icya kabiri, tugiye kureba abantu bakaraba bahereye ku maboko n'amaguru. Niba rero ukaraba uhereye ku maboko n'amaguru, bisobanuye ko utuje cyane. Guhera kuri ibyo bice byombi bigaragaza ko uri umuntu w'umunyembaraga kandi cyane. Ukaba ukunda ku ivuko ariko ukaba wumva utahaba cyane. Ukunda kwigaragaza cyane, ntabwo wihishira, rwose ntibyagukundira guhisha impano ikurimo. Iyo ugiye kwifotoza rero uba wumva wahera wagaragaza cyane ibyo bice byawe uheraho woga. Gatatu, katurebe noneho abantu bakaraba bahereye ku bice byabo by'ibanga. Niba uri umuntu ukaraba uhereye ku bice byawe by'ibanga, biratangaje cyane. Niba uhera kuri ibi bice by'ibanga mu gihe uri muri dushe, hari ubwo uba uri gutekereza, ibaze hagize umuntu mbona. Ubusanzwe uri wa muntu ugira isoni cyane, ukunda gufata amarangamutima yawe cyane, akenshi hari n'ubwo wiburira icyizere. Uri wa muntu udahagarara ngo wirwanirire, uritinya cyane. Gusa nanone uri wa muntu uzi gushimisha abantu bamuri iruhande. Ngibyo rero ibisobanuro by'umuntu ukaraba ahereye ku bice byiwe by'ibanga. Tugeze kuri kane, ku bantu bakaraba bahereye mu gituza. Niba uri wa muntu ukaraba uhereye mu gituza, bisobanura ko wigiriye icyizere cyane. Ntabwo ukunda gutinda mu magambo, uvuga vuba kandi weruye. Ukunda gukora ibyo wateguye kare. Urigenga kandi abantu benshi bakwigiraho. Urakora cyane kugira ngo ugumane n'abantu bari mu buzima bwawe. Gatanu, tugiye kureba abantu bakaraba bahereye ku musatsi. Niba uri wa muntu ukunda gukaraba uhereye ku musatsi, bisobanura ko n'ubusanzwe ukunda kwambara ibintu bimeze neza. Ugira ikinyabupfura, ugira ibitekerezo bihamye kandi ushyira mu ngiro ibyo wapanze byose. Ntuterwa isoni no kuvuga ibitekerezo byawe. Ngibi ibintu biranga abantu bakaraba bahereye ku musatsi. Gatandatu, tugiye kureba abantu bakaraba bahereye mu ijosi. Niba uri umuntu ukunda gukaraba uhereye mu ijosi, ukunda gukora cyane kandi ugira amahame. Ugira n'abantu bari mu buzima bwawe wumva utatakaza. Impamvu uhera mu ijosi ni uko ari igice cyawe gituma
wumva utisanzuye neza, bigatuma rero ariho uhera ukaraba, akaba ari nayo mpamvu ariho hantu ukunda kwitaho cyane. Ngiyo imico y'umuntu bitewe n'igice cy'umubiri aheraho yoga. Ese wowe wasanze uhera hehe? Ndabizi abantu benshi ntibabyitagaho, hari n'abatazi niba koko icyo gice ari cyo aheraho buri gihe yoga. Niba wabyumvise wakurikiye neza iki kiganiro, nizere ko wasobanukiwe na buri mico iranga abantu bitewe n'ibice byabo baheraho boga. Buri wese ampe komenti ambwire igice aheraho iyo ari koga. Kambashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva dutangiye ikiganiro kugeza tugisoje. Niba uri mushya ukande subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho ibiganiro byacu byiza ujye ubireba mu ba mbere.